Hello, ndabasuhuje. Nuko mubiza amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Ngiye gusubiza ikibazo maranye iminsi bakomeza kubagenda bambaza kijyanye n'ara amafaranga 50,000 bari gusaba recharge. Ubundi ari amafaranga 50,000 nukubera iki bari kuyaka abantu ngo babe babasha kuba bakora recharge kuri Fortune Retail. Uyu ni umwanya wo kuza kwibasobanurira nkuko nababwiye amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Niba ukunda ibiganiro nkora cyangwa ukaba ukumva inkuru nkora hari ikintu zigufasha kandi subscribe ujye ubasha kubankurikirana kuri buri video zose mbashije kuba nakwa uploading. Kandi niba wumva hari icyo iyi video hari icyo igufashe cyangwa hari icyo yafasha undi muntu, kora share iwo video imugereho nawe abashe kuba yamenya ibyo ngiye kuvugira hanga. Ubundi Fortune Retail nababwiye ngo Fortune Retail niramuka irengeje ku itariki 28 cyangwa ku itariki ya mbere z'ukwa kane, Fortune Retail amafaranga izayaduha. Rero nibyo nababwiye Fortune Retail ibyaterwaga n'iki impamvu nabaye iyo tariki. Nababwiye ngo domain ya Fortune Retail iri kurangira. Rero kuba domain ya Fortune Retail iri kurangira byayihaga amahirwe menshi yuko domain yabo cyangwa business yabo igomba kuba nayo yarangira. Rero nkuko nabivuze ku itariki 21 niho domain ya Fortune Retail yongereweho amezi 5 tubikesha ikigo bita wiz.com. nicyo cyabashije kuba cyagenzura cyangwa nicyo cyabashije kugenzura yuko Fortune Retail yongera amasezerano. Ubundi wiz.com nicyo kigo business zikora arma business y'ama retail agomba kujyayo akagenda kongera amasezerano, ndetse ubundi nicyo kigo gikontrola business zikora online. Rero Fortune Retail ikintu nakubwira ngo Fortune Retail mwaka kanya hari amakuru yandi nari mbafitiye ngomba kuzabagezaho y'umwagent. nabashe kuba navuga n'umwagent isane sanza abagezaho amakuru y'ibyo twavuganye nibimara gucamo neza nitumara gutunganya amajwi neza kuko twavuganaga kuri phone. Yes, icyo nari kugenda nkomeza mbabwira ni ari amafaranga ubundi 50,000 kubera iki Fortune Retail iri gusaba ku investing. Abantu bari kumbwira ngo ari amafaranga bari kudusaba ku investing kandi dufite handi. Kubera iki bari kutubwira ngo twinvesting amafaranga bafashe bakaduha amafaranga twashoye ayandi mafaranga bakayasigarana? Ni ukubera iki? Ese bundi nitumara ku investing ari amafaranga 50,000 tuzajya tuba twemereye kubikuza amafaranga yose dushaka? Ese ni twinvesting yo 50,000 zatwemereye kubikuza ari amafaranga amamiliyoni dufiteho? Ese ubundi ni iki kintu iyi business ya Fortune Retail izakora kugira ngo nk'abantu dufite amafaranga menshi izabashe kuba yadukontrola ku buryo tutazahita tuyireka, buryo tuzadukomeza dukorana nayo? Nibyo ngiye kuza mbabwira. Ubundi ari amafaranga 50,000 nkuko wabonye business domain yari yarangiye, bivuga ngo na amasezerano y'abafitanye, sibyo? Bivuge ngo Kuri yaje igafata amafaranga ikayaduha twebwe. Ubundi niba muzi ikintu bita amapromesha mwenda cyangwa bizira bya bonds, hara ni mu buryo bwo gufata aba customer ukabaha amafaranga ukavuga ngo aya mafaranga isa n'isaha muzayabikuza, then wowe amafaranga afatika yo baduye amafaranga ari icyo bita intangible, amafaranga utabikuza ngo ufate, then twe tuba amafaranga ya nyayo, then amafaranga yanyu tubaye twe tubari bo barayafata bajye kuyacuruza, twe baduha ari amafaranga y'inyandiko. Then mwere mufate amafaranga mwebwe muyazunguza aho ngaho, then igihe nikigera mwe muzabikuza, sibyo? Bivuge ngo rero amafaranga twabahaye niyo yanyaye, ahubwo bo bagiye kuyacuruza kugira babashe kuba bakuramo bakwagura ama business yabo. Then twebwe baduha amafaranga ari intangible, utwebwe tube twagumye tuyareba igihe nikigera tuzaba twemereye kuyabikuza. Then mu buryo bwo kuvuga ngo ese business iravuga ngo ese abana ba customer dukorana n'uruhe rwego bariho, ese nitubemera kubikuza barabikura amafaranga ngahe? Nibwo buryo bwo kuvuga ngo reka dushyire amafaranga 50,000 umuntu wemereye kubikuza cyangwa umuntu ushaka kubikuza, umuntu wakunze amafaranga ushaka kuyabikuza ashyiro ayo mafaranga 50,000 nk'amananiza. Then bivuge ngo hari igihe kizagera tukazaba twemereye kubikuza n'amafaranga twatanze. Then mu ubu buryo nibwo kuvuga ngo business idukubitireho amananiza ivuge ngo shyira amafaranga 50,000 kujya wemereye kubikuza. Then mu ubwo buryo nibwo mu buryo bwo kuvuga ngo abantu bafite amafaranga menshi babe babasha kuba bakwinvestinga amafaranga, business iba yabona uburyo iba nyine yakunguka. Ubundi wowe uribaza, ibi nibyo bintu ushobora kwibaza ngo ubundi ko makizemo amafaranga 50,000 yo business irungukire ko n'ubundi nirangira nza kwita mbikuza amafaranga menshi.
business ukuntu ikora. Abantu baba barize ibintu byinshi. Ntabwo niba ukizemo 50 ntabwo wemerewe kuba wabikuza amafaranga ari 1500 n'ubundi, kuko business iragusigiramo aya mafaranga none gutegeka amafaranga wari ufitemo kuyinvestinga, then bizafata ikindi gihe kinini kugira ngo ube wabasha kongera kubikuza. Then ibyo kubikuza zakubwira ngo kugira ngo ubikuze ugomba gushyiramo 50% cyangwa 10% by'amafaranga ushaka kubikuza. Bivuga ngo niba ushaka kubikuza miliyoni ukagomba gushyiramo 100,000. Ni bangahe dufite miliyoni ko natwe tuyabona hariya kunyandika ama miliyoni dufite? Bivuge ngo hari umuntu ufitemo miliyoni 18 uyavuga ngo ashaka kubikuza, ese azabikuza gute? Azashyiraho ayo mafaranga yose? Nibyo mba nkubwira rero, izi business bazaratekereje cyane ku buryo twebwe n'ubundi mu buryo dutekereza inyuma yabo cyane. Niba ushaka kubikuza hari amafaranga ugomba kubusabwa, ugomba kubitsaho 10% rya buri munsi. Bivuge ngo ndashaka kubikuza amafaranga 50,000 ngomba gushyiraho 5. Ese ubundi ubwo buryo nibwo business yo yunguka? Then uko nakubwira ngo bazashyiraho limit bitewe nuko amafaranga yamaze kuba menshi muri business. Then twebwe dukira amafaranga turi benshi, bagomba gushyiraho amananiza bavuga ngo niba ushaka kubikuza amafaranga 10,000 ugomba. Nibyo nababwiraga, amafaranga nitubasha kuba twamara kuyafata mu ntoki cyangwa niba dufashe amafaranga 50,000 tukayabitsaho, tuzaba twemereye kubikuza amafaranga. Ariko utandukanya n'imyumvire kuvuga ngo nindamuka mfashe amafaranga nkayabitsaho ngo ndaba nemereye kubikuza. So kugira ngo ubikuze urafata amafaranga 50,000 uyashyire kuri konti yawe, uze gutegereza iminsi 5 y'amafaranga aze kuba yarangije kuraninga, then uba wemereye kubikuza. Then nk'abantu bambazaga ngo ese niba dushyizeho amafaranga 50 tuzemererwa kubikuza amafaranga dufiteho yose? Igisubizo nakubwira ngo no, ntago bishoboka ko wabikuza amafaranga ufiteho yose, kuko wowe ufiteho miliyoni 18 undi afiteho miliyoni 5, mwese murashaka kubikuza. Bivuge ngo ayo mafaranga business ntago iyafite, ahubwo niyo mpamvu bari kugenda bashyiraho ayo mananiza. Then urashyiraho amafaranga 50, niba kubwira ngo ntago wemere kurenza amafaranga 100, ukavuga ngo ngenda shaka kuyarenza, bakubwira ngo niba ushaka kubikuza amafaranga ari hejuru naya, shyiraho andi mafaranga akwemera kuba wabikuza amafaranga. Icyo nakubona kuvuga ngo aya mafaranga 50 ni nko kuvuga ngo ubundi icyo navuga ngo ano ma business online, iyi business online uburyo akora mu buryo nayo aza kuba yasigarana inyungu. Ntago ari bo bagomba guhomba, ahubwo nitwe tugomba guhomba, kuko ari ama business afite uburyo acuruza, then aho kugira ngo ihombe we wahomba. Nibwo buryo rero izana aya mafaranga yo irayinjiza, then wowe utegereza iyo minsi 5 amafaranga baba bayacuruje baze kuba babonaho inyungu. Then nujya kubikuza bakubwire ngo urabikuza amafaranga narengwa. Then nujya kubikuza andi mafaranga kubwire ngo ubitsa amafaranga runaka 10% kugira ngo ubikuza ya. Bivuge ngo amafaranga ufitemo wowe uzarinda business irangira n'amafaranga ufitemo utarayarangije, bitewe nuko amafaranga ubikuza n'undi wongera ukayasubizamo kugira ngo ubikuza andi. Cyo nakubwira ngo ugize ikibazo cyo ukaba ufite ikintu ushobora kuba wambaza, ushobora kunyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp cyangwa ukanayimamagaraho ariyo 0710 cyangwa ndaza kuyibasigira no muri comment cyangwa muri description. Ushaka aze kuba yambaza, ufite ikibazo cyangwa inyunganizi zishobora kuba wambaza, nawo nkaba nagufasha. Uko nababwiye ngo amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Ndaje mbazanire inkuru vuba nko kuwa gatandatu ivuga aho navuganye n'umwa agent atabazabasha kuba nababwira amazina, atubwira byinshi kuri Fortune Retail, uburyo Fortune Retail ikora. Ariko namwe muzumva ko nyine yarangoye kujya mufatishe kuko nabanje kumukanga ya. Icyo nabwira ngo we kugira ngo uzabashe kuba wamenya amakuru ajyanye na Fortune Retail n'uburyo aba agent bakora, wowe icyo ukora kanda subscribe, ukande share ukande na comment, then wigeze ku bantu benshi babashe kuba bazakurikira iyo video nzabagezaho. Nababwira ngo murakoze kuba mwankurikiye, ndabakunda cyane, kandi ibiganiro byanjye mugerageze mu bizamura kugira ngo natwe tubashe kuba twabona ko twagera ku bantu benshi, kandi natwe dufashe kuba twakora inkuru nziza kandi zibafitiye akamaro, then zifite quality ku buryo namwe izazibagira akamaro, ko tuzatuba
inkuru wumva idacikagurika cyangwa itarimo ibintu by'amakaraza ku buryo namwe muzamwumva ibintu bitabagoye. Icyo nabwira ngo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha ku bakandi subscribe no kutarayikanda, iki nicyo gihe cyawe cyo kuyikanda. Bye, see you again.